ako ni akantu ngiye gutura umukobwa wankoresheje interview kuko nabonye nawe atikoraho ngo nakunze ko utisanisha na Rihanna, Beyonce na Kardashian, mbona ari wamfasha nkacika zino shitani zose zingose, nzakubera so nibise nibigufata rufunze, nzarukura amapata, nzakurinda jido nizinateka nguhe nido avec bouquet de frères. Tubaye ikaze mu kiganiro nkuko mumenyereye turi kumwe n'abastar. Uyu munsi turi kumwe n'umuraperi. Twatangiye twibwira. Murakoze cyane nkuko abanyarwanda bamaze kwimenyera, no umuhungu wanyu Pirato, imboneza myambi ya Rugina, umugirwe ntore, intambara zitebwa zose ngenzi banza imbere, dirutera bwoba, umuhungu mubi cyane COVID-40 Pirato. Duhere ku izina Pirato. Izina Pirato ryaje rite? Izina Pirato nkuko nkomeza kugenda bisobanurira abanyarwanda n'abantu bakurikira ibiganiro byacu. Nararebye mbona Pirato ni byamfasha gutambutsa ibyigisho byanjye, ubundi ndababwira ati iyo ushaka kugira ngo ibikorwa by'abantu babitega amatwi, yutinjiye basetsa, winjira babwira ibintu batera ubwoba. Niryo zina rero nahisemo kugira ngo rimfashe gutambutsa ibikorwa byanjye umunsi ku munsi. Pirato, umaze igihe kingana gute muri uyu mwuga? Urebye ubu ngubu ugiye ku mwaka wa 13, natangiye umuziki wanjye 2007 irangira 2008. Magingo nayo ngaya. Birantongoye. Umazemo igihe kirekire. Ni gute izina Pirato ritazwi cyane kabivuga gutya? Icyo kibazo nanjye nakikubaza, ariko muri makeya ntabwo byo bimeze neza. Twatangiye umuziki radio station ari nkeya n'amateleviziyo ari makeya, ntabwo byigeze bitworohera cyane. None injyana twakoraga n'injyana ya rap twayikoze mu gihe iratangira yinjira mu gihugu, n'abanyarwanda bataratangira kuyimenyera no kwiyumvamo. Byari bikomeye cyane no kugira ngo kenshi na kenshi niyo warapaga n'umuryango kenshi ntabwo wabyumvaga neza, ariko ndabona ari cyo gihe yuko abanyarwanda bagiye kumenya ibikorwa byacu. Muri njyana hip hop mu Rwanda ubona imbogamizi zirimo ari izihe? Imbogamizi ziri mu njyana yacu ni kwa kundi nyine abantu batayumvaga neza, ariko magingo aya ngaya bimwe biragenda biza mu buryo. Imbogamizi zabanje kuzamo nuko abantu batayumvaga, ntabwo bayumvaga neza, bararapaga bakavuga ati bariya ni abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Nk'uko magingo aya ngaya birimo biragenda bijya mu buryo tubatangiye gusobanukirwa. Nkawe Pirato, wowe ufite izihe ntego? Ngiye intego mfite muri no game nukuba ngiye rap yazama ikajya ku rundi rwego, ikaba yanjyana n'abantu bakuze bicara bakumva, kuko rap ni injyana nziza, ni injyana yubaka imitima. Nkuko namwe mumaze kubibona, rap ni injyana n'ubu ngubu bino bya lockdown birimo, urabona utubari turafunze, abantu babyinira harafunze, ariko ni ibintu rap ushobora kuyishyiramo imuheruka yumva uri wenyine kandi ukumva iragukoreye nta kibazo kabisa. Twigera no mu tuntu tundi. Pirato, urubatse, uri ingaragu, bimeze bite? Pirato ngiye ndi ingaragu, nta mugore ngira, ntabwo nubatse. Harabura iki? Ntabwo byari byagenda neza, ntabwo nanjye nabona ngo nyine nahisemo ntabwo nabona muri make nakwita umufasha. Umuntu Pirato akita nk'umufasha ni umuntu umeze ute? Umuntu Pirato yakwita umufasha ni umunyarwandakazi. First of all, ngiye nkunda abanyarwanda, nanjye ndi umunyarwanda, barumva nanjye umuntu nyine twabana ari umuntu nyine waba ari umunyarwandakazi afite umuco w'abanyarwanda. Ngiye ndimo ndababwira, ngiye umufasha nifuza nuko yaba ari umunyarwanda. Ntabwo ngiye muri make yanjye mba numva umwana wanjye yazahabwa uburere n'umunyarwandakazi, ku buryo yamufasha kumenya nyine amateka y'umuco yacu n'igihugu cyacu muri rusange. Ubwo umuntu ari umunyarwandakazi kuri Pirato ntawe amashuri Pirato arize.
Pirato muri make narahuguwe kuko ntabwo mfite amashuri y'ibirengera. ninde muraperi mu Rwanda wemera ufata nk'ikitegererezo? Abaraperi nemera ni benshi rero. Ubu ngubu nyine ngiye abantu nemera ko first of all ni abantu twakoranye Yuda, harimo aho bita Herode, hakazamo na CEO wa Quiet Money wa groupe yacu nshyashya Gapiropi the Great. No kubera iki? Ni ukubera ko bari mu baraperi ngewe bavuga bakubita vasi nkumva ngeze inkoze ku mutima, na baraperi umva bashoboye muri rusange. N'abanyarwanda bakuri iki kiganiro cyacu barabizi ko abantu mvuze batoroshye. Hip hop mu Rwanda tujyanyije n'igihe watangiriye n'ubu ngubu urabona igeze he? Makinga ya hip hop irimo iragenda ihindura isura, abantu batangiye kwiyumvamo, abantu barimo barabona yuko hari change, abantu barimo barabona yuko rap imaze gufata indi ntera. Iyo urebye n'ibi bikorwa bikuru mu gihugu bitanga amafaranga, ugasanga harimo abaraperi, ugasanga byafashwe n'abaraperi barenze umwe babiri, tubona ko rap abanyarwanda bamaze kwisobanukirwa n'agaciro kayo. Pirato nize singufata muri makeya njyewe ntabwo njya mbeshya, abanyarwanda bamaze kwimenyera. Njyewe nkunda agacupa first of all, nkunda agacupa byatare ariko atari cyane nanone. Nkunda agacupa. Nta kindi kitari agacupa? Nta kindi. Kuki injyana ya hip hop mu Rwanda uri kubona kugenda isubira inyuma cyane? Dufate urugero nka ba Bulldog yagiye muri gospel, ubu ngubu Jay Polly ari mu filime, urabona impamvu bita cyane niye? Muri make yanjye uko ubibona njye ntabwo ariko mbibona, ntabwo rap irimo irasubira inyuma. Mu myaka yashize mwarabibonaga bahamagaraga top 10 y'indirimbo zimwe za trending, ugasanga nta rap irimo, ariko magingo yanga ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kuzana top 10 ngo haburemo rap. Rap turimo turakora cyane, urebye no muri no lockdown abanyaraperi baragaragaye cyane. Njye ntabwo ariko mbibona rero, ntabwo mbona rap irimo irasubira inyuma. Kugenda kwa Bulldog muri gospel ndakeka ko ntabwo agiye kuba pasiteri, ubusanzwe zakomeza kore rap ariko wenda azagenda ari gospel gangster. Ntabwo azagenda ngo aririmbe tu, n'ubusanzwe azagenda rap nimba ari nabyo yagiyemo. Jay Polly kuba arimo arakina mu movie ndakeka ko ntabwo bizakuraho yuko wenda azakomeza kurapa. Urabona ari iki gikenewe ngo injyana ya hip hop isana imbaraga nk'izo yatangiranye ifite? Ikintu nabona cyaba cyiza kugira ngo rap nyine ikomeze inagende, njye kuko mbona irimo iragenda ifata indi ntera. Ikintu gisabwa nuko twakora unity, tugashyira hamwe nk'abaraperi. Ndabona ibyo byiza. Urabona mu minsi yashize hari ibikorwa byajyaga biba, wenda nibyo bitema biraba muri uno minsi, ugasanga hari all star y'abaraperi, ariko magingo yanga wenda ntabwo birimo biraboneka cyane, ariko ntabwo rubivuze ngo rap ntabwo iri mu kazi. Ikintu ngiye mbona cyakorwa kugira ngo rap ikomeze itumbagire nuko twakongera tugakora ya unity, tugakora ya all star. Birashoboka cyane, gukorera hamwe birashoboka cyane, kubera ko muri make y'abaraperi ni abantu akenshi usanga twebwe tuba tunari kumwe umunsi ku munsi. Abaraperi ntabwo bifunga. Tumaze iminsi tubona wibasira Riderman n'abandi nkawe, urapfikiniye mpamvu? Muri makeya rap murabizi, rap bifuza ni ibintu biba birimo. Ntabwo namwibasiye wenda ngo mbivanye ahandi hantu. Urabizi hari indirimbo yari yasohotse y'uriya mugabo arimo aravuga asa nka atwibandaho, aravuga ati ngo sinzi, yarimo aravuga ngo muri interview bafite hit, ngo mu matsiko bafite hit, ariko byagera mu muziki ntibatubona kuri liste. Rero ibyo bintu natwe byaradushotse, byadukoza ahantu turavuga ati okay, turabaraperi ntabwo twebwe dufite umwanya wo kugenda ngo tuvuge amagambo n'iki, ahubwo tuhita tujya muri game. Ubu ngubu bamubwiye kuri yabura ubutumwa nibumugeraho, nta kintu witeguye kirimo no guhangana? Ntabwo waba uri umuraperi ngo ugire ubwoba n'iki. Ni umwanya mwiza tu wo kwerekana wa mugani yuko nubwo tutari ku maliste, ya maliste y'ubuzu bishyiriraho, baduha teretu n'iki
tukigaragaza, tubona umwanya mwiza wo kunyereka nimba ari grand frère cyangwa nanjye nkamwereka yuko umwana yica inyoni bangana. Muri make nanjye nagira ngo mbibutse ama platform y'ibikorwa byanjye umunsi ku munsi kugira ngo bifashe n'abafana banjye gukomeza kureba ibikorwa byanjye. Muri make YouTube channel yanjye ni Absent Killer Rwanda, Instagram ni Absent Killer Official, Facebook ni Absent Killer Official. Nje nkunda no gutanga na WhatsApp yanjye 0787874860. Iyo nimero iri no muri no mobile money. Ntabwo ariko wagenda utadususurukije nibura akandi gato. Ya ngo abahungu bigira imbobo bataza aho bipfira vakupica smart na pirato nikoca vision n'ukwikoca n'ukuri ubuze ubwenge arapfa umugabo arigira. Nari muri game Knowless sinjira Unlimited yari kumwe na Safa ataramwikaca nganduke Madiba Pius yegamyaho ndi coding umwana uri kure ya nyina kuri mbataza biva naho bigana. Umugabo ni Junior yayikorabo y'umusaza Young Junior ntibyarekeye aho haduka mukorogo na mugota avuga ngo irengero swingi sinkabya nzinywa mu rugero iyo KGB dapfusha gapfa Urban Boys cyangwa Dream Boys byari kuba sawa. Pasi batamwaka izina ry'ubutore gusa bakamwaka iry'ababyeyi. Kanyombya ziziki Seburi koko amufata kunda birakunda ntuzacika intege never give up. Harmonize mubona gute uzava mu gisibo wenda ube n'umukuru w'isibo ye come on. Akoze cyane. Ngo ndumucumbitse kuri iyi dunia nsanamarika kuri wacumbitse mu njiji mind yanduye umutima uturitse gengita navutse narangije gucuka meru mbyara ntawe nigeze mbona inzozi zinuka nizo nahoraga mbona intumbi zirika n'amaboko avunika mwenye mari yishyura konti itabura ayo kugura abantu harabire twabuze niyo gusumba ikintu urukundo rishema umwijima ibyo bikantera kwibaza amasano nayahe k'abagore mukomeje kubageraho mu byaye bifu n'igisharagati ndahirwa imbizi basibye ubwonko ingasiri dasya ushatse burya niga uyitegesha urugi uburyo ryate mu bwonko nk'akagurwa cena tetanus atabonye doctor babyumva kimwe ngo amushyire kuri capsi hasi arakubwira ko azaba aryama. Urukundo ntarwo mwe mufite muri nyamaswa come on check ngo nakunze ko utise ako nakantu ngiye gutura umukobwa wankoresheje interview kuko nabonye nawe atikoraho ngo nakunze ko utisanisha na Rihanna Beyonce na Kardashian mbona ari wamfasha ngacika zino shitani zose zingose nzakubera so nibise nibigufata rufunze nzarukura amapata nzakurinda jido nizinateka nguhe nido avec bouquet de frères toujours comme cadeau dore urutoki rwambaye ubusa umurise ikora amakosa simfusha by'abarara babonisha bakazura imigara sinarangara niwe nasigira amagara rurema kampamagara niwe wanyibagize isigara nkacika no muri gara nkundi yo mpamagara unyibutsa ko urugo rwiza ari nk'ijuru rito na iziraraza bwacye zikazima izari jahanama ugahita unsoma nzakubembereza nukuri sinzagukosereza nzaba papa uzirikana ko umwana akeneye pampa uzaruha ntagihari agaciro kawe nzakaguha umwanzi wawe sinzamukumbura nukuri niwe mwari mbona i Kigali abandi basa n'abatagihari kama. Urakoze cyane. Murakoze turi kumwe na Pirato nanjye nitwa Dorcas nakagaruka naho utaha. Tunabibutsa gukora subscribe